umeze neza ukurikiye BigTown TV ni BigTown update ya time tukugezaho story nyinshi cyane ziba zitrendinga mu mihanda mu bihugu bigiye bitandukanye byo kwisi ariko cyane cyane hano mu Rwanda. But now ngiye kujyana muri Tanzania Arusha. Anga rero hakaba harabaye akantu kadasanzwe aho hari amafoto ari kugenda trendinga cyane aricicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza bano bageni babiri bari bambaye neza cyane bakoze n'ubukwe budasanzwe ariko ubukwe nanone buba story buba trend everywhere mu binyamakuru bikomeye cyane bya hano muri East Africa. Ukunda kubona amafoto menshi y'abageni bifotoza bariseriye cyane bahagaze neza cyangwa se bafashe udupose turi romantic kugira ngo amafoto yabo asohoke agaragara neza abe n'urwibutso rukomeye cyane kuri bo. Kuri kapo rero yo muri Tanzania ntabwo ariko bo babikoze kubera ko muri weekend ubukwe bwabo bwaranzwe na postel ziri amazing, postel zidasanzwe, postel zishekeje cyane zashimishije abantu benshi bagiye bakurikira iby'ubukwe ndetse n'amafoto y'aba bageni. Ni kapo yo muri Arusha ya Mr ndetse na Miss Kilumbo Skills nkuko akunze kwita cyane kuri Instagram. Uyu mugabo mu gihe yari kwifotozanya n'umugore we nk'abageni bashya, we yagaragaye yifotoza bitangaje aho umutwe we yawufashe awushinga hasi, amaguru yazamura hejuru cyane nkuko uri kubibona aho ngaho mu ifoto ndetse na video iri kugenda igaragara aho ngaho. Ibintu byaje kuba bitangaza abantu benshi cyane babonye ano mafoto ndetse n'aka video gato cyane uyu mugeni witwa Kilumbo yaje kuba apostinga kuri Instagram. Nkuko ubibona ku mafoto ni ibintu bitigeze bitangaza uyu mugeni w'umukobwa kubera ko asanzwe amenyereye uno mugabo we bari bashakanye nk'umuntu ukora udukoryo ariko nanone usanzwe ukora amasport akomeye cyane adasanzwe akorwa n'abandi bantu kubera ko ibingiye kugira ngo ubikore birasaba ubuhanga bwinshi cyane. Bigaragare yuko umugore we bitigeze bimutungura ahubwo ari ibintu bari barateguye nk'abageni nyine bagombaga kuzakora bifotoza ku munsi wabo w'ubukwe. Harandi mafoto menshi cyane yagiye hanze agaragaza uyu mugabo ari kwifotoza bitangaje mu bukwe bwe. Ubusanzwe uyu mugabo witwa Kilumbo akaba akora akazi kajyanye n'imikino ngororamubiri sport. Akaba rero yarashatse yuko ubukwe bwe buba ubukwe butangaje ariko nanone amafoto akaza mu buryo buri amazing nkuko uri kugenda ubona ano mafoto y'ubukwe bwa Kilumbo ndetse n'umugore we. Ni moment umugore ashobora kutazibagirwa mu mateka y'ubuzima bwe kubera ko ni gake cyane ushobora kubona umugabo yifotoza mu after pose cyangwa se postel nk'izi ngizi kandi ari umugeni ku munsi ubukwe. Ikapo ya Kilumbo n'umugore we urayiha amanota ngahe? Comment yawe ngaho munsi then tuzayisome live kuri BigTown TV.